naho ibyiringiro bidahari umuntu azakora, kuko ibyiringiro bye ntabwo yabitojwe ko biri mu ijuru aho tujya, aho tuzabana n'Imana, ntabwo arabibona mu isi. Ntazi yuko aha ngaha mu isi ari umugenzi, ahubwo azi yuko mu isi arimo azaronkera ibyo ashaka. Abantu benshi baratekereza batyo. Abacuranzi n'abahimbyi n'aba ngaba mwitwa abahanzi ngo ni ibyamamare, izo ndirimbo zabo Bibiliya yavuze ngo ziciriweho iteka. Ejo nabonye umuhanzi wambaye ubusa, amabere ari hejuru, uri umuhanzikazi wa hano mu Rwanda. Ibintu sinzi n'impamvu bakibita ngo ni abari. Kubera ko antikristo naza, ibyo bigishwe bize ntibazashobora kumenya, kuko ntibahawe kumenya Kristo, bahawe kumenya idini. Kandi ibyo amadini yabo babwira kwitegura kwakira nibyo bazakira. Abategereje Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristo, kubwo ko batarahawe umwuka w'Imana, bari mu idini nsa. Antikristo ubushize nababwiye yuko abafite kwizera ko kuri nibo bazarokoka iyi gahunda ihari, kuko bafite imbaraga zo kurwanya ibiriho. Babifite mu buhe buryo? Kuko umwuka wa Kristo bafite. Ibyo byavuzwe kandi byashimangiwe na Lefava mu rujijo. Twize rero isi igushije ishyano, turimo turateza imbere ubwo bumenyi. Nibwo bumenyi twita stigmatized knowledge, kuko twiga ibikorerwa mu minsi y'umwijima tukabibazanira kandi tukabihuza na Bibiliya mu buhanuzi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri iyi gahunda. Hanyuma rero reka turebe, ubushize twavuze ku cyerekeye Bluebeam, tuvuga ku byerekeye HAP. Murakoze. Twarimo tureba gahunda tugiye gukomeza twiga kandi duteza imbere ubumenyi bwahinyuwe, kandi twiga n'ibyahishuwe by'Imana, kugira ngo tuve mu cyago cy'ubujiji gikomeye cyane. So ubushize rero twari mabaze kubabwira ko twavuze ikintu cyitwa Bluebeam, tukigana icyo bita HAP. HAP ni ikintu gikomeye cyane mu magambo arambuye, cyitwa High Frequency Oral Active Research Program. Kigamije kujijisha abari mu isi, cyane cyane gikoresha ibice by'ingenzi bigera kuri 4 cyangwa 3. Harimo gukora icyo bita archaeology. So archaeology ni ugukoresha hifashishijwe imitingito, gutigisa isi, imisozi ikariduka, kuzana ibyo bita ngo ni volcano, ya misozi igatitira, hagamijwe kugira ngo bakuremo cyangwa badusenyere isi. Ariko ikigamijwe ari ukugira ngo bazakora icyo bita, nyuma y'ibyo bazajya bakora icyo bita excavations, ubwo no kugenda bagafata ibintu byariho kera, bazavuga yuko babonye munsi y'ukuzimu ku isi, kubera iyo mitingito, kubera za volcanoes n'ibindi. Noneho kugira ngo bazatwereke yuko hariho ubumenyi twahishwe bugaragaza imyizerere ya kera itandukanye n'iyo dufite ubu, kandi batangire bakomeze yuko ari iy'ukuri. Mu gihe kiri imbere tuzareba izo bita inyigisho za New Age zateguwe, ndumva arizo tuzakurikizaho, tubaye tuzige tubone kumenya neza abangaba ibyo bazakora icyo gihe bifashishije umushinga wa HAP. Hazaba harimo n'icyo ngicyo kugira ngo bagikomeze batwigishe cyangwa bayobye abantu b'icyo gihe. Hanyuma rero twabonye na Bluebeam uburyo izakora, nayo twabonye yuko itegura icy'ingenzi yo ifite ni uguteguriza abari mu isi kwakira antikristo, kugira ngo antikristo naza abantu bazamwakire bibwira ko ari Kristo bakiriye. Aha rero ubu ndabicamo mu ncamake kugira ngo dushobore kumva ikiriho. Umwanditsi ukomeye cyane Serge Palast, nubwo yaje gukurwaho, ariko yakoze umurimo ukomeye yadusigiye, ariho duheraho tumenya kandi tugasobanukirwa. Mu bibi bitegurirwa hifashishijwe HAP, nk'uko twabivuze ubushize, mu kudutera indwara za depression na kanseri n'ibifu binyuze muri radiation, ukuvuga amashanyarazi agenda ava bakoreye hejuru iyo ngiyo
bakayaturashisha hano. Bashobora no kuyatuyoboraho hifashishijwe icyo bita wavelengths. Ni uburyo bwo kuyobora amashanyarazi mu buryo umeze nka misaro cyangwa nk'umwambi, bakayaboneza ku muntu bashaka, bakaba bamuhitana. Babonye byagiye biba ku bamwe mu bantu bakomeye muri kano karere kacu batashaka kugendera murongo washyizweho wategetsweho kugira ngo abantu bemere buhubyi ibi by'izi nkingo n'izi ndwara bazanye. Hanyuma rero ntimwibaze uburyo babigenzaga, ni ubwo ngubwo. Noneho uyu mwanditsi arashimangira ko hazabaho ikinyoma bwa nyuma cyo kugaragariza abari mu isi yuko haje Kristo, ariko mu by'ukuri ari antikristo. Abo twita religious fanatics nibo bazagwa cyane muri uwo mutego. Abantu bashoreye cyane imizi mu kwizera kwabo muri aya madini. Ubushize nababwiye yuko abafite kwizera k'ukuri nibo bazarokoka iyi gahunda ihari, kuko bafite imbaraga zo kurwanya ibiriho. Babifite mu buhe buryo? Kuko umwuka wa Kristo bafite. Ibyo byavuzwe kandi byashimangiwe na Lieutenant Colonel John Alexander, umuscientist kandi w'umusirikare wa NASA. Yavuze yuko abantu bafite kwizera gukomeye nibo bazarokoka ibi bintu. Nanjye ndabyemera yuko abafite kwizera gukomeye, Bibiliya yita kwizera ku giciro cyinshi. Petero yavuze mu rwandiko rwe rwa 2 avuga abasangiye n'intumwa za Yesu Kristo kwizera ku giciro cyinshi. Abo nibo bahawe umwuka wera w'Imana, nibo bazamenya ibiriho ububi bwabyo. Umurimo wacu rero ni uguteguriza bene data ngo dusangire ubwiru bukomeye cyane n'umugambi w'umwanzi mu byo agambiriye kugira ngo tugirire nabi. Aba niringiye ntashidikanya ko rero ibyo bintu bizadufasha ibi turimo twiga. Ariko kandi dore ikindi kibabaje, ni bande bazakira antikristo? Abazakira antikristo ni abizera nanone, bizera cyane. Ariko bizera iki? Noneho bizera amadini, bari mu madini. Iki ni igice rero cya 8 buryo tuganira, igice cya 8 ndibwira ko kizabafasha. Muri kino gice cya 8 turashaka kwerekana kwizera ku buryo bubiri. Hari abizera Yesu Kristo bakaba barahawe nawe umwuka we. Abo bazahagarara bazamenya ibihe n'ibiriho byose ku isi n'ibikorwa, kandi ibinyoma n'ibiza bazabibona. Ndetse nibanagambanirwa bazashobora gutsinda umwanzi kubw'umwuka wa Kristo barimo. Icya kabiri, hari abizera cyane nabo, abo twita religious fanatics, abantu bafite kwizera ko amadini yabo bagashobora kuba amadini. Ari nabo mpamvu ubu ngubu tubona abantu bari mu madini bemera bakicwa, abandi bakiyahura, abandi bakiturikizaho ibisasu. Kiriya kiva ku cyo twita imani kari mu Giswahili, ariko mu Kinyarwanda ibyo bita kwizera kw'ubuhezanguni bw'idini. Abo rero barahari kandi bari mu madini yose. Abo rero nibo kajorite ba mbere bo kuzakira antikristo. Kubera iki? Kubera ko antikristo naza, ibyo bigishwe bize ntibazashobora kumenya, kuko ntibahawe kumenya Kristo, bahawe kumenya idini. Kandi ibyo amadini yabo babwira kwitegura kwakira nibyo bazakira. Abategereje Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristo, kubwo ko batarahawe umwuka w'Imana, bari mu idini nsa, antikristo naza bazaba bateguye kumwakira yuko ari we Kristo. Niyo mpamvu uyu mwanditsi yandika agakomeza agira ati ngo hazabaho ikinyoma kandi habeho akavuyo cyangwa akaduruvayo kazaba ku rwego mpuzamahanga, kandi kazaba gatewe n'ikinyoma, kazatuma za miliyoni z'abantu benshi bamaze gucengerwa n'imyigishirize, bakaba barabaye nk'abasazi kubw'amadini yabo. Kandi bizaba binyuze mu kuba bazambara abadayimoni ngo bazabinjiramo kuri uwo munsi ukomeye ku buryo butigeze bubaho kuva isi yaremwa. Ibyo rero bizakururwa ngo n'imbarutso izaterwa n'umugambi
wo kuzashyiraho ikintu kizaba kije ku isi kandi giteye ubwoba. None icyo kintu kizatuma abo bantu basara, noneho habeho akaduruvayo gakomeye cyane mu isi, ndetse bishobore kuba byazanira n'abantu benshi kwicana no kurimbura bazira umwiryane uzaba ushingiye ku madini. Aho ngaho ni naho uwa Antikrist azazira, bibwire yuko ubwaje agiye kubazanira amahoro, bamwakire buri muntu avuga yuko ari we mwami w'amahoro uzanye amahoro ku isi, kandi buri muntu yishimira mu idini rye yuko idini rye ryakiriye umucunguzi wabo. Yesu ntabwo ari uw'idini runaka, nkuko nawe babwiye ubushize, amadini yo afite uwazakira kandi afite n'izina bamuhaye. Ntabwo ibyo nabisubira muri bihe ko byiza. Abatarabyumvise bareba igice cyacu cya 7 ku kindi cya 8, ibyo ngibyo barabibonamo. Hanyuma y'ibyo rero, mu mwaka w'1974 umushakashatsi witwaga Shapitz yaravuze ngo muri uku gushakisha kwabo ngo byagaragaye ko aya magambo avuzwe, ayo magambo iyo avuzwe hanyuma bakayahindura bakayashyira mu mbaraga zo twita electromagnetic energy, noneho ngo ayo magambo ashobora koherezwa akajya mu bwonko bw'abantu, noneho abantu bakayakira bibwira yuko ari amagambo aturutse muri bo, aricyo twita artificial thought. Noneho ibyo bitekerezo byaturuka muri bo bikazanira abantu benshi gutekereza yuko ibyo bumvise cyangwa ibyo batekereje bije mu mitima yabo, ntibamenye yuko biboherejwemo, ahubwo bakibwira yuko ari ibitekerezo biturutse muri bo, ndetse bamwe bakibwira yuko ari ijwi ry'Imana rivuganye nabo. Ibyo rero bikazatuma, kubera fanatizme y'amadini izaba iriho, cyane cyane ko ibyo ari byo nibwire ko bishobora kuzabanziriza, birumvikana bizabanziriza Kristo. Ako kajagari rero kazaba kari mu mitwe y'abantu niho kazatuma abantu benshi bibwira, bagatangira kwizera ibitari ukuri bibinjizwamo, n'ibyo babwirwa n'ibyo bategurizwa. Mwibuke ko igishushanyo gisengwa kigiye gushyirwaho kizaba amadini yose azaba gifiteho urutabi. Kristo azaba ategerejwe, Muhammad azaba ategerejwe, Confucius cyangwa se Buddha n'abandi twababwiye ubushize bazaba bategerejwe. Nta dini rero mu by'ukuri rigiye kuzaburizwamo, ahubwo buri dini rizibona muri icyo gishushanyo, kandi ukuri kwa Bibiliya cyangwa ukuri kw'ijambo ry'Imana rishingiye ku mwuka wayo ntabwo rizahabwa agaciro. So rero Imana ibaho umugisha. Isi rero Bibiliya iyivugaho iki? Bibiliya ivuga kuri ibi ngibi bigiye kuba mu Byahishuwe cya 18, niho dusanga aya magambo akomeye. Amagambo dusanga muri Ibyahishuwe 18, dusanga amagambo akomeye cyane ateye ati ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babiloni ikomeye. Bakundwa, ubuhanuzi buratwereka yuko ibi bikorerwa mu isi kandi bikorwa na Satani bigaragaza kugwa ku isi. Isi turimo ariyo Babiloni. Turabona yuko isi ariyo Babiloni kandi ari igiye kurangira, ariyo iguye. Marayika arayivugaga, niba iguye jye nawe dukwiriye kuba turi maso, tukabona uburyo twirinda kandi uburyo turwana intambara kugira ngo dushobore kurokora ubugingo bwacu. Umurongo wa mbere turawumvise, noneho uwa kabiri uravuze ngo arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babiloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Uvuga ngo iyi si ibi mubona, biri mu isi
byinjiye mu bantu bikazana ubusambanyi ntangere, bikazana ubwicanyi, bikazana amarozi, bikazana intambara, bikazana ubugambanyi, bikazana inzangano, bikazana ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubwicanyi ariko mu ibanga birimo bitegurirwa umuntu, biraturuka ku rwango, biraturuka ku myuka mibi y'abadayimoni yamanutse, bikazana umwiryane mu bantu. Ushobora kumbaza utari ko si ibintu byo uvuga, imyuka mibi se kugira ngo iba mu basazi no mu bandi, kuko abantu benshi bazi yuko umuntu yafashwe n'imyuka mibi ni uwarwaye agatangira agasara cyangwa se akakora ibindi bintu bidasanzwe, ariko bigaragaza yuko umutwe wahindutse. Oya, abanyabwenge kandi abantu batuje b'abanyamahoro bazi ubwenge, bazi gusobanura ibintu, ndetse b'abajyanama bakomeye nibo bafite abadayimoni bakaze. Abadayimoni nibo bakaze bariyongera ku isi, baje mu isi hose. Ejo numvaga umuntu muri Canada ambwira uburyo bagiye kubabuza kujya kwakira guserebura cyangwa kwizihiza Noheli. Barababwira bati tumaze kugira abimukira benshi bava muri za Afghanistan, za Syria, za hehe, abandi bava muri Aziya henshi no muri Afurika, batizera ibya Kristo, by'ubukirisitu. Bityo rero turi igihugu cyakira abantu bose kandi kigomba kunezeza abantu bose bakirimo. Nta munyakanada rero ugomba kugira ipfunwe kubera izo mpamvu ibintu bya za Noheli biveho. Ariko akenshi ugasanga bizihiza ibyo bita ngo ni Halloween, ibintu by'abadayimoni bashyira mu bana bakabyina bakagira bati, kugira ngo bari muri diaspora ibyo murabizi, zabagabo bo guhamya. Ukize bya Halloween babyizihiza nta nkomyi. Bariya se nabonye babyina bambaye ubusa, n'abantu basigaye bagenda bambaye ubusa bakabikorera iminsi mikuru, abarongorana bahuza ibitsina. Ejo umuntu yarampamagaraga ambwira ati hano birananiranye, umuntu aba ari aho ngaho mu rugo mwicaye na madamu kumva telefone, madamu yayifata ukumva baramubwiye ngo nabaregereye umugabo niba yamubwiye nabi, ngo niba kandi hari icyo yamukoze ngo ntabwo ari ngombwa, ngo ahubwo nahave, ngo baramwakira kandi bushakira ubwo buryo bwabaho, bamuhe n'amafaranga. Ukimva abantu binjira mu buzima bwite bw'amu, kandi kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu, mwamara kubwinjiramo kandi ari mwe muvuga ngo murashaka ubwisanzure, umuntu kwishyira akizana, nawe ushaka kwishyira akizana mu mahoro, bakamugabaho igitero kugira ngo bamusenyere, kugira ngo ba bantu bazinukwe kubera kuba bonyine, barware za depression, abagore barwaye depression kuko barabashutse, abagabo bahinduke ukundi, batangire bashake abagabo bagenzi babo cyangwa bagura amarobo, ababera abagore, abantu bose bangirike mu mitwe. Ndababwira ngo tukwiriye kuba maso tugakanguka, isi turimo ntabwo imeze neza. Ntumbwire ngo uri mu Burayi, ngo uri muri Amerika cyangwa se ngo muri Afurika aho uzi heza, kuko Afurika yo bavuga yuko ngo itameze neza kuko niko bashaka kuyigaragaza, ariko hose ku isi hari ibibazo bikomeye cyane cyane n'ibijyanye no kurimbura umuntu bikamukuraho uburyo bw'umwuka bikamutakaza. Abantu benshi iyo baririya bashaka kuza muri Afurika, ndavuga abanyafurika bacu, gukura inaha ngaha abageni, kuko nibo bibwira yuko bakiri abantu bakubaka ingo. Bagera iriya umwana w'umukobwa yahagera iminsi ibiri amenya ibyo bita uburenganzira bwaho, urugo rukaba rurasenyutse, ugasanga buri gihe ntacyo wungutse. N'abagabo ariko nuko, ntabwo ari abagore bonyine basaze, abagabo bimariye mu kunywa urumogi no kwangirika no kwiyahuguza ibiyobyabwenge, kandi baragiye hariya bashaka ubuzima bwiza. Ntibatandukane natwe bari aha ngaha bari mu buzima bubi bwo kubura shingerarugero no kubura icyo umuntu kimubeshaho, nabo bakiyahuza ubwenge cyangwa bakiyahura byo gukuraho ubuzima, umuntu agapfa. Ibyo turabibona hirya no hino aho turi. Umurongo wa 3 turavuze ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Aha ngaha turabona rero ibintu bikomeye. Inzoga ari ryo ruba ry'uwo mudugudu, arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Iyo tuvuga aha ngaha tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga iyi si, ibyo ishukisha abantu bakayikurikira. Amafaranga turabibonye, abami bo mu isi bifatanyije nayo, bayobeshejwe nawo n'uyu mudugudu. Kandi iyo tuvuze iki kintu mu buryo bw'umwuka, kucyumva biragoye.
turavuga umudugudu ikaba ari isi igaragara, ariko mu butagaragara ni umwuka ushuka abo bantu, noneho ukabashukisha ibitekerezo byo gukunda isi. Gukunda isi tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga isi, ibyiza by'isi, kandi ibyiza birarikirwa n'uyu mubiri, iyi mibiri twambaye. Ibi byiza by'isi by'amaso yacu abona birarikirwa n'imibiri yacu, bikagira kwifuza, bikagira n'irari, byaba iby'ubusambanyi busanzwe bw'umubiri cyangwa se iby'ubusambanyi busanzwe gukorana n'abadayimoni no kumva ibyo bavuga tukabakurikira. Aha rero Bibiliya iratweretse ngo abazakurikira ibyo byose ni akaga gakomeye. Nyamara Bibiliya iratweretse ngo irarangiye, Babiloni ni umudugudu ugiye kurangira. Noneho hariho umurongo ukomeye cyane, umurongo wa 5, umurongo wa 4 uravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, kandi mwe guhabwa no ku byago byawo. Haleluya. Hari abantu benshi dukunze kuvuga ku magambo yitwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Amadini yagihaye inyito, buri dini rifite uko bicyita. Hari abacyita icyumweru, nabo baraho. Hari abacyita ikimenyetso kizaza mu nzagihe kizashyirwa ku bantu. Hari abamaze kugishakira izina bakacyita microchip, yuko noneho cyabonetse, abandi bakacyita uru rukingo. Ariko ikimenyetso cy'inyamaswa kiri ku bantu bakiriye iruba ry'ubusambanyi, kwifuza iby'isi, bakanga ubutumwa bwiza, kandi ibi bintu byigishwa n'abadayimoni bikaba mu mitima yabo. Abo nibo bafite ubutunzi, nibo batera imbere. Abantu bakorera Satani muri kino gihe, bano banyamideli, bano bantu bitwa ibyamamare, barakora ibintu bipfuye, ariko nibo bagezweho, nibo babona amafaranga. Abantu barashaka kubakurikiza ngo nabo bamamare nkabo, nabo bagira ubutunzi nk'ubwabo, bamenyekane nkabo. Wealth and fame, ubundi icyo abantu bashyira imbere, ubutunzi no kwamamara. Ibyo rero urubyiruko rwacu n'abari mu isi ibyo barabikurikira kugira ngo babone iby'isi. Nabonye umuntu wihinduje igitsina, yari umunyarwanda, noneho yarihindura, yari umuhungu ahinduka umukobwa, yarataga imodoka afite n'ibindi bintu byose afite, ngo akesha igikorwa cy'ubunyangamugayo yakoze cyo kwihindura igitsina, kugira ngo benshi bamururumbire. Ariko se ubutunzi, izo modoka ufite, uri bumara imyaka 10-20 ugapfa ukarimbuka, none se kuhinduye igitsina aho se ushobora kutazabyara umwana, ibyo uzabisigirana. Kandi cyane cyane abakora biriya bintu ko bafite n'amasezerano barajyanye n'abadayimoni. Ibi bintu niyo mpamvu mbagira ngo abadayimoni baraje, bari mu isi, buzuye mu bantu bose, nibo bakora biriya bintu. Kubikurikira rero ni ukujya gusambana na Satani, kuko wumva ibyo abadayimoni bigisha byo bashyira mu isi. Umeze ati n'ufite ikimenyetso, afite ikimenyetso cyo kwigomeka ku Mana, afite ikimenyetso cy'inyamaswa. Inyamaswa ariyo system itegeka isi kandi yigisha abantu ibyo ngibyo. N'umuhanuzi w'ibinyoma, ari wo mwuka uyobya uri mu isi, abantu bari mu isi. So Bibiliya irasobanura neza aya magambo. Ndayabwira mwebwe abari kuri uru rubuga ariko bakunda Imana, bazanywe no kumenya Yesu Kristo neza, bakitandukanya n'ibizira. Avuze ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, kandi mwe guhabwa no ku byago byawo. Aha ni ukuvuga ngo abafatanya n'ibyaha biri mu isi bakabyishimiramo kubera ko bahawe ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko ntibashobora kumva iby'Imana, kuko bifatanyije nabyo bazasangira n'ibyago biterwa n'igihano kizashyirwa ku mudugudu, giye gushyirwa kuri uyu mudugudu. Umurongo wa 5 uravuga ngo, kuko ibyaha byabo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawe. Bakundwa, iyo Bibiliya ivuze ngo iraguye Babiloni, ibishaka kuvuga iki? Bavuga ngo ni icyemezo cyafashwe n'Imana yuko Babiloni igiye guhanwa ikarimbuka. Ntabwo ari igihe cyo guhindura isi paradiso, ntabwo ari cyo kubwira abantu ngo tubabwira ubutumwa bwo kubasigiriza, Imana iragukunda, tubaragurira.
tubabwira yuko inzuzi zeze bagiye kubona ibyiza by'iyi si. Oya, ahubwo ijambo riratubwira ngo tubabwire ab'Imana bahunge. Niyo mpamvu birivuze ngo kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo, kandi ngo muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi musagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguriragamo mufunguriremo kabiri. Ahangaha Imana imaze kubwira ngo ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byabo. Icyo ni icya mbere. Mwe guhabwa no ku byago byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Hari kwifatanya n'ibyaha byabo, noneho hakabaho no gusangira ibyago bizawutera biturutse ku kwigomeka kwawo. So umurongo wa kabiri ukavuga ngo nk'uko ngo wihimbaza gukidamararira ukishima ibyishimo bibi, bari ko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira uti nicara ndi umugabekazi si ndi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo rero ibyago byabo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi ngo uzatwikwa ukongoke, kuko Umwami Imana iwuciriyeho iteka ari inyembaraga. Uyu mudugudu hariyo iyi si, ntabwo dushobora kumenya neza ibi bintu. Nahoze nibaza nganiriza n'umuntu twaganiraga, mwereka uburyo iyi si yuzuye ibibi, akarengane, intambara, ubwicanyi. Ejo numvise inkuru hano hakurya muri Kongo, aho umusirikare umwe majoro yari kumwe na bagenzi be, abaturage baraza bamukura mu bandi, barangije baramutwika. Hari n'abunuse ngo baramuriye. Ibi ni ibintu bishekeje. Abo bantu bose abo ni bantu cy'ubundi, abantu bameze batwinuma, kandi ubona abaturage basanzwe. Ese kuki bariya umusirikare yakuwe mu bandi bariya bakamwihura bakamuhana? Icyo ni ikibazo cy'amoko kiri hariya kibi cyane. Umusirikare officer major, ubundi abantu baramufashe baramubaza, ni kuri kuko abantu tumeze, baramutwitse. Ese imitima yabo ni iki cyari kirimo? Ni abadayimoni. Turiya abantu bagenda ngo ni bazima, nibabona urwaho bazakumira bunguri, ntugire ngo buriya ni abantu. Ejo mama yambwiraga yuko mu Burayi abagabo banywa urumogi bica abagore babo, ariko ibyo benshi bagenda bakora bakabatoza, bamara kubatoza nabo bakabyakira. Ninde ushobora kurwanya biriya se? Nuwahawe umwuka wa Kristo akamenya ububi bw'icyo kintu. Umuntu ufite umwuka wa Kristo ntiyakora icyo. Ntabwo yatwika umuntu ngo amurye, ntabwo yafata umugore we ngo amwice cyangwa umugabo we, no, kuko afite ibyiringiro bindi bitari byo muri iyi si, kandi ibyo bituruka ku mwuka wera twaha. Umwuka wera n'uduha ibyiringiro. Pawulo yaravuze ngo hari ibintu bitatu bikomeye cyane mu rwandiko yandikiye Abikorinto igice cya 13. Yaravuze ngo noneho hasigaye ibintu bitatu: icya mbere urukundo, icya kabiri kwizera, icya gatatu ibyiringiro. Naho ibyiringiro bidahari umuntu azakore, kuko ibyiringiro bye ntabwo yabitojwe ko biri mu ijuru aho tujya, aho tuzabana n'Imana. Ntabwo arabibona mu isi. Ntazi yuko ahangaha mu isi ari umugenzi, ahubwo azi yuko mu isi arimo azaronkera ibyo ashaka. Abantu benshi baratekereza batyo. Rero ndashaka kwereka yuko mu isi huzuye ibibi. Ibyo bibi ntabwo bituruka mu bantu, ni ibibi external biza bikinjira mu muntu, bigahura na kamere ye bikifatanya, akabashyizweho icyapa mu gahanga, ikimenyetso cy'inyamaswa kikakimuriho, agasohoza n'ikiganza cye ibyo ibiri muri we imbere mu bwenge bwe, akabisohoresha ikiganza cye, cyangwa se kuko kibiri mu gahanga ategeka abandi bakabikora. Ndakwinginze rero abo bose Satani arabazi. Bibiliya dukangurira kugira ngo duhunge. Ubugambanyi mbabwiye bwose bukorwa, wibaza icyo bukora bakuyobora. Kuki bashaka kutwicisha amashanyarazi? Kuki bashaka kurimbura isi? Kuki barema bino birwara tukabyakira? Hakabona akagambane ho kugira ngo babihishire, itangazamakuru rikabyogeza, politike mpuzamahanga ikabijya inyuma. Ibi bintu murumva yuko bigize bite? Ndagira ngo mbakangurire mbabwire yuko isi igihe cyayo kigeze cyo kurangira kirageze, kandi Bibiliya irayisobanuye, iyise Babiloni, uko niho kwigomeka kuri. Twihuse rero turabona yuko ibyago bizaza nk'umunsi umwe. Noneho ku murongo wa kera tugiye gusoma, noneho turushaho kwihuta ko tumaze kugusasira ibintu.
ngo kandi abami bo mu isi basambanaga nawo ngo bakadabagirana nawo bazawurira baborogere, ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo, ngo bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo, bati ni ishyano ni ishyano, wa mudugudu munini we, yewe Babuloni, wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rizigusohoyeho. Urabona niyo tuvuze Babuloni abantu ntabwo bamenye icyo ari cyo. Babuloni ni iyi si turimo, ni iyi si turimo, kuko umurongo wa 24 uravuga ngo kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ay'abera biciwe mu isi bose yabonetse. Uvuga ngo abahanuzi, abakiranutsi n'abandi bose bazize ubusa, ngo amaraso yabo yabonetse muri uyu mudugudu. Ariyo iyi si yaremwe ari nziza, turayikunda, baratubwira ngo tugire ibidukikije, baratubuza gufata ishashi, baratubuza gufata akantu, baratubwira bati reka iyi si turayibumbatira. Bamwe bayise n'imana yabo, basenga ibyo bita ngo ni Gaia bivuze isi, bashaka kwihindura imana. Baramwe batubeshya ngo igiye kurangira, turakurikira, kandi kurangira bavuga ni ukwabo bapanze kugira ngo barusheho kuyiducengezamo bayidutsindemo, ariko igiye kurangira dukurikije gucirwaho iteka kw'Imana. Rero Imana ibaho umugisha, mutekereze neza ayo magambo, muzirikane ibyo tubabwira. Kandi ngo mirongo 11 ngo abatonzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawe uzaba akigura urutundo rwabo, ari zahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, ndetse n'imaragarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri na hariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremewe mu ibuye ryitwa marimari na mudarasini, n'ibinzari, n'imibavu, n'amavuta meza nk'amadahano, n'icyome, n'inzoga, n'amavuta ya elayo, n'ifu y'ingezi, n'amasaka, n'inka n'intama, n'amafarashi, n'amagare, n'imibiri y'abantu, ndetse n'ubugingo bwabo. Kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho, ibintu byose biryoha neza, bisa neza, bigushizeho, ntibizaboneka ukundi. Bakundwa, tubonye umurongo wa 13 uravuga ngo n'abatunzi. Muri iki gihe hari bizinesi z'uburyo bwose, zirimo ubucuruzi bw'imyenda, bw'amabuye y'agaciro, ibintu byose byiza by'imibavu, ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, byarebajwe mu biti by'igiciro cyinshi, biracuruzwa. Amenyo y'inyamaswa aracuruzwa, ndetse kugera n'aho n'imibiri y'abantu icuruzwa, ndetse n'ubugingo bwabo. Ngo muzi uburyo abantu bacuruza abandi, ubu bigezweho, impyiko z'abantu ziragurishwa, imyijima n'imitima niko wagira, inzagashya, bifite igiciro cyabyo. N'ubugingo n'imibiri y'abantu iragurishwa, n'ubugingo bwabo nabwo buri ku isoko. Ntabwo bigeze kubaho mu mateka ya muntu. Uko tekinoloji itera imbere niko mwene muntu ahura n'ibibazo. Abandi bakabitwara mu by'abapfumu nabo bakabigisha ukwabo, abitwa ba Nyamweru cyangwa ba Nyamwema, abo baragurishwa, nabo ni imari igezweho. Abana batoya badafite inkovu baratwara bagasadakwa, icyo bita gusadaka cyangwa gutambwa, kugira ngo abantu babone ubutunzi bw'iyi si. Bibiliya iravuze ngo ibyo byose bigiye kurangira mu kanya gato. Waba umwe muri abo ngabo batekereza batyo, cyangwa bagendera muri iyo mikorere, ihane kugira ngo babarirwe ibyaha byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi Imana irakugirira neza kandi iragukunda. Nuko rero umurongo ukurikiyeho uravuze ngo abatundaga ibyo, abo uwo mudugudu watungishije, bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo, barira baboroga, bavuge bati ni ishyano ni ishyano, umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza, n'iy'imihengeri n'iy'imihemba, kandi ukarimbishwa n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'amarigarita. Ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana butyo burimbutse. Ngo kandi aberekeza bose, n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose, n'abasare n'abatunda
bambutse inyanja ngo bari bahagaze kure kandi bakireba umwotsi wo gutwika kwawo, bavuga amajwi arenga bati, ni mudugudu ki uhwanye n'uriya mudugudu ukomeye? Ngo bitumurira umukungugu ku mitwe, bavuga amajwi arenga barira baboroga bati, ni ishyano, ni ishyano, umudugudu ukomeye watungishije ubutunzi bwabo bafite inkuge mu nyanja, ubonye ishyano, kuko warimbutse mu isaha imwe. Wajuruwe, namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, muwishime hejuru, kuko Imana iwuciriyeho iteka kandi izabikora ibahorera. Haleluya. Bakundwa, abazira gukiranuka, abahohoterwa, abababaye, ntabwo ushaka kuvuga yuko abahohoterwa bisanzwe n'abari babi ari cyo bimaze, ahubwo abahorwa gukiranuka, bahorwa ijambo ry'Imana, biri bisabera bayo, ndetse ngo n'abahanuzi bazagusha ishyano. Noneho ngo Imana izayibikora ngo ibahorera. Noneho ijambo ry'Imana riravuze ngo wajuruwe, kuvuga abari mu ijuru ko ari abakiranutsi, namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, wishime hejuru, kuko Imana iwuciriyeho iteka ihoraho, ibahorera. Imana iwuciriyeho iteka ibahorera. Abantu benshi bajya bibaza ngo kuki byose byabaye, kuki abantu bababazwa. Erega Imana izahoreza abantu baze kumva ubutumwa bwiza, abantu bakomeje gukora ibi, bakagera n'aho barwanya ukuri k'ubutumwa bwiza. Bavuze yuko abakora ibi baba barwanya Kristo, ariko ntibazi yuko bikorera ishyano. Twifatanya n'abo ngabo mwese abumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'indimi zindi zirushamikiyeho zisangiye inkomoko narwo, mwishime abari muri Kristo Yesu. Amagambo meza kandi amagambo akomeye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibagirire neza, ibahe ubutsinzi, ibahe ubushobozi bwo kwiringira umwami wacu no kuba muri we, kandi no gukomera mukiranuka, mutungana, mwizera Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turarangiza rero tuvuga kuri aya magambo avuga ngo, nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini, akiroha mu nyanja, ati, uku niko Babiloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Ntihazumvikana muri wowe ukundi abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo. Ahangaha turavuga abacuranzi n'abahimbyi, n'abangamwe tw'abahanzi ngo ni ibyamamare. Izo ndirimbo zabo Bibiliya yavuze ngo ziciriweho iteka. Ejo nabonye umuhanzi wambaye ubusa, amabere ari hejuru, uri umuhanzikazi wa hano mu Rwanda. Ibintu sizi n'impamvu bakibita ngo ni abari. Umuntu w'umugabo akaba ari umusore ubereye igihugu w'umunyarwanda ufite umuco, ariko mva ibateganyirijwe ngibi, nabo muzabavungurireho bajye bumva ibintu nk'ibi. Ngo ntihazumvikana muri wowe ukunda abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo n'abavuza imyironge n'abavuza impanda, kandi nta muhanga naho yaba umunyabukorikori bose uzaboneka muri uwo mudugudu ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana muri wowe ukundi. Umucyo w'itabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntibizumvikana muri wowe ukundi. Abatunzi bawe bari bakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe, kandi ntabwo bizagarukiraho, nk'uko nimaze kubibabwira. ngo kandi muri wowe umudugudu, muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Haleluya. Bakundwa, abantu bose bicwa baguye muri za jenoside ziri mu isi, intambara, ubugoryi bwose, bazahorirwa n'amaraso y'Imana. Imana izabihoreza ibyo byose. Kuki wakwemera guhorerwa hamwe n'abo ngabo? Yesu yabwiye abayuda, arababwira ati, amaraso ya Abeli yavuye kugeza ku ya Berekiya, kugeza ku ya Zekariya mwene Berekiya, ngo wica imbere y'urusengero, ngo ayo maraso azabazwa b'icyo gihe. Yavuze ngo ab'iki gihe, kuko yari ahagazeho uwo munsi.
turashimangira dukurikiza ibi ngibi yuko aya maraso amenekana ubugingo n'uwazongera kumeneka abayamena bamenye yuko bazamburwa inzigo ikomeye. Kandi abacuranga n'abarangaza abantu twumvise ko ibyabo bizarangira, abavuza imyirunge n'abavuza impanda ntibazongera kuboneka aho ngaho, ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntibizongera kumvikana. ubu ngubu abantu bararongora, abandi barongorwa, ni jugujugujugu. Ariko ntabwo mvuze ngo ni icyaha kurongora, ariko ndavuga ngo murongora iki? wa mukobwa utahanye iki mu rugo rwawe, cyangwa uzanye uwo mugeni mu buhe buryo? urinde wowe umuzanye? ese uzamufata ute? umuzaniye kumwica? ese wa mukobwa uje muri urwo rugo uje kubaka, cyangwa uje ufite imigambi myinshi cyane yo gucakura? umenye yuko ababi bari muri iyi si bafite umwuka wa Satani, igihe cyabo cyo kurimbuka kigeze. Imana yo mu ijuru umugisha, ibahe gukomera kandi bagirire neza. Kagarukira aha ngaha, amazina ni Pasiteri Peter Musisi. aba nongera kandi kubibutsa nomero yanjye igendanwa ariyo 0788506076. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi iguhe gukomera no kwihangana, iguhe amahoro yo mu mutima, iguhe gufata icyemezo ku buryo budasubirwaho. Kandi ikiganiro ndabizinginze kugira ngo muzajye ubwanyu muzakugira umwete wo kucyamamaza hirya no hino, muzaba mukoze umurimo wo kuburira abacu bari hirya no hino, abavandimwe banjye n'abavandimwe banjye. Gira amahoro y'Imana rero. Reka nta kindi nabumva navuga, ahubwo reka dusenge, hanyuma dukomeza dusezeraneho. Imana yo mu ijuru umugisha, murakoze. Amen. Mana ishobora byose, ushimwe ku mbabazi zawe, wowe bana natwe, uduhe umugisha, urinde abumvise kino kiganiro, kizakora umurimo ukomeye imitima yabo, kizabegereza urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Kandi mwami wanjye, imitima yacu ikoreho kuko dukunda, kugira ngo nubwo uburyo bwo kumva ijambo ryawe no kuritega amatwi no kuryitaho birushaho kugenda biruhanya, ariko intore zawe ze kubicira ifudika ibyo zizumvira aha, zabitekereze kandi zarushaho kubyamamaza. Tubyambarije byose mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen.